tugize imana ataduciriyeho watadutayeho n'izi nzugi Jesi wakorane mu maso Jesi ubonye nabuze aho uhirwa kandi kumenya umva twizingirira yego ko mana ko bitazashoboka se we nageze Kigali wese wahageze utahuka cyane naje kwiga siko naretse kwiga se ariko nje komeza amashuri na muri kaminuza ndetse nayo ndaje tubane ariko mana yanjye warasirimutse nawe asirimuka usige wambaye udupana reba sireba kwiki ndagenyeje mabuje barakwica baranyica ko nta kibazo asuranyebewe na mane yanjye uranyebewe ko nyagira umushiha umaze kunyaberwa uretse ibibazo se byatumye nyine nzana ubuturage guma ahantu hamwe iyi niyo myenda ngira urabizi ubuzima nari ndimo mu cyaro ariko ngira imana nanjye ngera i Kigali tugiye kubana uzahanu tugendara ku rutanda runini wenyine njyenyine ariko nize ko amani wayaretse yamani yo mu cyaro shadati bararwana uzi kaga mu bugize gukubita kakari twari kwagiye kuvoma twagambera agahungu bakubise bakaza kurega iwanyu akukibuka kitwa nde yitwa niba Jean Claude ndamwibutse uwo nguwo yabaye umumotari muri Kigali yimuhura yarakize yesu we umumotari baze duhuye yakugonga nagiraga amahane we nagiraga amahane yarabaye mwiza abaye musiri ese nanjye ubona udasirimukanye reba ariko nanjye yewe bamama kureje bundi ngo nakakagurube kanjye karapfuye umva ubu ngubu uretse uko cyo kuza nta telefone nta faranga nanjye maze kugira cyane cyakugura yakuye he genda nyabika hanyuma nzagira telefone usigaye wiba oya ntago niba pe ariko nyine Jesse uriya mu mabuje ugira amahane wamubonye aba ari hejuru aba mubi mbese agendera mu kirere anambukaho ambwira nabi none buriya wundi we yabaye umurokore mbese ari umwana mwiza ni umwana mwiza ariko nawe nta kimuvaho wiki nk'abantu twabanye zo ntiyanambwira ati reka ngufashe uri ukibazo mfite ariko urabizi mu cyaro mfite ibibazo nyine gufasha abavandimwe nyine nese ubundi mbwira ubundi waje gute o Jessica mwahuye gute mbwira ukuntu waje
Harya witwa gute? Nitwa Dativa. Dativa? Okay. Mu rugo ni hese? Mu rugo ni Igishubi. Igiki? Igishubi? Igishubi. Ni mu Rwanda se? Iyi ni mu Rwanda. Mu karere kurumva ntahazi abantu ntabwo mpaze pe. Rega kubera uri umuzungu nabonye uri umuzungu bantu utabizi. Ntabwo se ubu nzajya nkuvugisha gute nabonye uri umuzungu. Aba yandi umuntu usanzwe ntabwo ndi umuzungu ndi Sha uri mwiza n'ubwa mbere mbonye umuntu usa nkawe. Kubera ko nyine hariya iwacu mu cyaro ni abantu baba basa gutyo bahaba n'ubwa mbere mbonye umuntu Okay, reka ibyo tubyihorere. None ni iki uzi gukora? Bambwiye ngo uzi akazi ariko ntabwo nzi ibyo uzi gukora. Nzi kwahirira inka, nzi gukukira inka, nzi no guhinga, mbese no gukubura ibintu byose ndabizi. Ahubwo se mabuja hano mufite inka? Nzi kuzahirira ni ukuri. Nzi no kumesa, buriya n'ahangaha nahakesha. None se dati hano i Kigali ntabwo tugira inka? Nta nka mufite? Ntabwo hano i Kigali tugira inka. Inka ni izangwa iwanyu nimba ari mu giki ahantu wajya nabonye ndumva ndi i Burayi. Ni heza we. Umva se umva nyine mubwire. Ni ukuvuga ngo ntabwo hano tufite inka, ahangaha ntabwo i Kigali haba inka. Ahangaha akazi kahaba ni ugukoropa inzu. Urabona ino nzu ukuntu iri gusa? Yewe ni umweru pe. Urakoropa inzu, ugahanagura ameza, ugahanagura akabati ka televiziyo ukayihanagura neza, ugahanagura mu gikoni, sibyo? Ibintu byose ukabishyira ku murongo. Hari ku meza bariraho ku salamanje, hakahanagurika neza, urumva? Mabuja salamanje ni ibiki? Ni ariya meza yo kuriraho. Yitwa salamanje. Yego. Hama ikindi kintu nshaka rero uzajya ukora. Nkunda umuntu uzi gufura, agafura neza imyenda, atayipfubya. Ubundi isuku, ikintu bita isuku. Uzaba aricyo witaho, kuko nicyo nkunda. Mabuja nanjye nkunda isuku. Urabona imyenda nambaye idasa neza se? Nayimeshe. Ntabwo nshaka imyenda nyuza uyifura nk'ubu ijipo yawe imeze se? Ugiyifura neza. N'aya maguta yawe ujye uyafura vraiment, ujye uyafura ati n'ubwo uriya kuntu iziri gusa. Mabuja nabimeshe ngiye kuza. Nabimeshe. Ibyo ntacyo. Ibintu bindi utazi ndagenda mbikwerekera. Ari n'umusista wanjye ndamubwira ajye akwereka nyine ku buryo uzagenda umenyera. Sibyo? None se Mabuja nkubaze hano hantu ni heza ni hanini uhaba hanini nande se? Uribana hano? Kandi maze kukuvuga ko ari umusista wanjye tubana. Sister no umuntu mubana. Mabuja uri kunseka. Nizere ko ibintu byose mpubwe ubyumvishe, sibyo? Rero ngaho haguruka njye kukwereka ahantu ugiye kuzajya urara, imyenda yawe ujye uyipanga neza, sibyo? Icyumba cyawe ugikorera isuku, kuko nkunda isuku. Nimba ushaka ko tuzagendana neza, nkajya nguhemba neza, ugomba kujya ugira isuku. Sibyo? Kuri penge nta kibazo, ndi umwana mwiza, nta kibazo. N'ubundi naho nabaga hariya mu rugo, nabyukaga mu gitondo, nkahirira inka, nkajya kuvoma, nkakubura imbuga yose, mbese kandi habaga hasa neza. Ibyo reka tubyihorere. None se dati, Karame. ushaka ko nzajya nguhemba amafaranga angana gute? Wumva nyine yazajya kugirira umumaro, sibyo?
bitewe n'ukuntu mfashije n'ahantu nkuye jya umpemba 2500 2500 narinde mu buzima bubi mu gitondo nkabyuka njya kwahira nkabyuka njya kuvoma nk'amajerekani 3 kugira ngo njye ku ishuri nabikora nabyo nkagenda ku ishuri n'ibirenge nkagera nko ku ishuri nko mu masaha 5 nukuri umbereye umubyeyi ujye mu 2500 Mabuja ni menshi kutangaye 2500 naga basi niba ari menshi basi mbwire tuyagabanye okay reka nkwereke ngiye kujya nguha amafaranga 3000 sibyo oya hey amafaranga Mabuja uziko na gitifu wacu atayahembwa 3000 ni menshi se na gitifu ku murenge ntagahembwa ayo mafaranga ni menshi pe reka nkwereke ikintu ugiye kujya ukora wewe kora ibintu ngiye nkubwiye ujye ubikora neza ubyuke kare ukora amasuku ibintu byose ubitunganye bifite ku murongo sibyo utegurira ameza igihe nzana kongeza n'ibitwara neza ese Mabuja waretse nkakubaza nabonye tuntu natwo nzajya nuhanagura ndi kwibaza ukuntu nzajya nurira nyine ngo managure bya bintu biri kwaka oya we mu gitondo ndakwereka ibyo uzajya ukora hari hejuru nawe urabona ko utahashyikira siko uzajya ukoropa wanagura ameza wanagura televiziyo hari utwana twose akavumbi kose udukureho nyine ku buryo nzajya nkasanga inzu imeze neza urakuntu hari gusa ni bwami rwose ana ni bwami nshaka n'ubundi hazajya hahora hameze nkuko bazanabikwigisha nataraye ngo nzayaguha numbera umwana nanjye nzakubera umubyeyi sibyo ni ubundi sinzi ukuntu nakubwira ndanezerewe mu mutima wanjye ngagure basi haleluya ngagure ngiye kukwereka ahantu ugiye kuzajya urara ubike iyo myenda yawe neza uyizinge sibyo hama ku buryo nyine uzajya Mabuja nazanyemo ibijipo nk'ibi ngibi 3 nta kibazo nzakugura indi myenda sibyo imyenda ndabikwemerera Mabuja wambara neza nawe ngaho ngo no basi ntacyo haguruka ngo urara aho nzajya ndara neka nzajya nirarira intebe bazicaramo ntabwo baziryamamo urajya gukora icyumba cyawe ujye kubika niyo myenda yawe Mabuja numvaga hano ari heza ngwino se najya marara ngiye nta kibazo ngaho ngwino ndabyo n'amakwereka Mabuja ni bwami urashambwira uzwegeye nibaza ko yagiye Imana yanereranye nkibaza ko agendekeza ko Imana yanereranye mara nibibazo urabizi narizi sibyo nari umuhanga ndabizi ukuntu ari umuhanga ariko ubuzima mbambamo ihangane se abanyebwira amakuru shana kunye ni meza utaje tubane ariko humura sinje kwiga nzaya nkwibutsa utuntu twatumye unyigisha namaze kubyibagirwa ibintu byinshi nibagiwe ko uranza byishe wenda nanjye nsirimuke za good morning ntabwo wabyibagirwa ndakuzi ari umuhanga cyane ariko ikintu nshaka ko nanjye ziri mu kanono karaga koga kigwa kanya kakambona ntaga nzi uriya mbihisha kagende nasize netse bidashira kumwe ndahirya mu ndara umva nidunda iki cyanjye sifana mama iki cyaba si n'icyumba icyumba ntabwo bwarigeze mu buzima bwanjye nta n'uwacu wigeze arara ku gitanda ndaza kureba urumva jewe ubu ngubu ni njye mbakontorora mwese ukirimbesha umuntu ashonje nyine nzi kwibuka Clarissa hari ariko ndashonje kajya gushakira